Izabukuru ni imyaka akenshi ikunze kugora abayigezemo bitewe no kusanga abenshi bahuriramo n'indwara zitandukanye, intege nke ndetse n'imyaka baba bagezemo itabemerera kugira byinshi bikorera ku giti cyabo. Mu 1991 umuryango w'abibumbye ukaba warashyizeho umunsi wahariwe abasheshe akanguhe ku isi yose wizihizwa ku ya mbere Ukwakira. Uyu mwaka ukaba ufite insanganyamatsiko igira iti twizihize uburenganzira nyabwo bw'abageze mu zabukuru. Bamwe mu basheshe akanguhe batuye mu bigo bitandukanye byakira abageze mu myaka iri hejuru bavuga ko ubu babangamiwe cyane n'indwara usanga zibafata buri kanya ndetse no kuba abenshi nta miryango bakigira yo kubitaho. By'abageze mu zabukuru harimo abatakigira abantu, harimo abatagifite abantu, noneho no mu kuza hano nuko nta bantu nari mfite. Niyo mpamvu kandi imbere nari mfite imbaraga kera none zaragabanutse zarashize. Icyo umuntu yabonaga ntacyo akibona, icyo yihaga ntacyo kiba. Mbayemo n'uburwayi cyane, ndwara igifu kikanzengereza, noneho haza gukubitiramo n'ubundi burwayi bwo kwirukanka buri kanya nagira icyo ntamera nk'abandagiye. Ugewe nyuma y'intambara naravunitse ubu simpaguruka singenda, ngendesha amaboko n'ikibuno niko numva bavuga. Bamwe mu babarizwa muri ibi bigo bavuga ko imbogamizi bakunze guhura nazo ari izijyanye no kubona ubuvuzi kugezwa kwa muganga, cyane ko abenshi baba batanashoboye gutambuka bagasaba leta ubufasha. Uguhaye isuka aguha n'umuhini. Turi hano muri iki kigo ikintu tugomba kwifuza kuko n'abakene twifuza nk'akamodoka, twifuza nk'akavuriro, kuko muri rya vuriro iyo umurwayana babonye abakomeranye bamukubita muri ka kamodoka bakamujyana ahandi. Icyo kintu nicyo cya mbere dufite, ubundi ntacyo tubaye, nta ribi nta nabi. Uko badufasha nk'abandi nk'uko bafasha abandi bakaduha ikidufasha cyerekeye, ubundi ibyo kurya tubihabwa dufashwa n'abakirisitu babishatse, abakorera bushake babishatse. Ariko leta icyo yadufasha bajya baduha n'amafaranga natwe nk'abandi. Christine Mukandayisenga ni umwe mu bafite ibigo by'abasheshe akanguhe mu Rwanda. Avuga ko mu Rwanda hari abageze mu zabukuru benshi hirya no hino, ariko bitewe n'ubushobozi buke bw'ibigo bibakira batabasha kubitaho bose, agasaba leta kugira icyo yakora. Urebye ugeze mu zabukuru usanga hatereranywe, usanga baza bagana ikigo bakatubwira ibibazo bafite, usanga biremereye natwe tudafite ubushobozi, twafata tubonye nyine kubona hanze bikabije. Kuko tujya mu misozi turasora abatashoboye kugera hano kuko ikigo gitoya, twasanga abababaye ni benshi pe. Twasanga rero leta yahagurukira ikibazo cy'abageze mu zabukuru batereranywe bari hanze, bagize amahirwe kugera mu kigo babona bafasha, ariko harimo batagerwaho batazwi, ndetse twasaba leta nuko bahagurukira abageze mu zabukuru byiza bakabageraho bakanabamenya. Nibura abantu barenga miliyoni 700 ku isi yose bari hejuru y'imyaka 60 y'ubukure. Mu mwaka wa 2050 bazaba bageze kuri miliyari 2, bivuze ko nibura 20% by'abatuye isi bazaba bafite imyaka 60 kuzamura. Ukazaba ari umubare munini w'abakuze cyane mu mateka y'isi. Umugabane wa Aziya ukaba ari ufite abaturage benshi bakuze.